حفظ عز ونصر وهو العليم بما بطن بما ظهر. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه. أحل الحلال وبين طريقه وبالطيبات أمر، وحرم الحرام وأوضح سبيله عن الخبائث زجر. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والآيات والصور، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما ليل أدبر وصبح أسفر. أوصيكم عباد الله بالتقوى الله عز وجل، فلقد فاز المتقون الطاعون. nyuma yo gushimira Uwiteka Allah tabaraka wa taala, dusaba yuko amahoro, urukundo n'imigisha byasakara ku mwarimu wacu umukunzi umugaragu we laylan nijoro min almasjid alharam, imujyana Makka, yani imuvanye Makka ila almasjid alaqsa, imujyanye kururiya musigiti mutagatifu w'i Yerusalemu, masjid alaqsa hariya Palestina. ngo alladhi barakna hawlahu, ngo Allah yani Allah yawushyizeho yawuzengurukije ibyiza byinshi, bitangaza byinshi, imigisha myinshi, linuriyahu min ayatina, kugira ngo twereke intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yawuhundagajeho ibyiza byinshi kugira ngo twereke intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina, tumwereke mu bimenyetso byacu cyangwa se ibitangaza byacu, nuko tubibuze kubireba. Innahu huwa as-sami'ul basir, kandi Allah tabaraka wa taala ni umwumva cyane ndetse ureba cyane. Ubwo intumwa y'Imana Muhammad ngo yateraga intambwe, iyo ntambwe ikaba yagarukira cyangwa se yagera ahantu amaso yayo yagize ute yagarukiye, bayita al-buraq. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ati narayuriye mpaka babonye ko intambwe yayo aho yateraga intambwe, yateraga iyo ntambwe imwe gusa ahantu amaso yayo ari kugira ute agarukira. ntabwo uricaye uri kureba ku irebero, intambwe yayo ukagera ku irebero. nuko iyo buraka, iyo farashi y'umweru yari gisute yari imeze. arangije ngo kubwo kugera uko hadisi ya Anas iri kutubwira sahih mu gitabo cya Muslim, atubwira ati kugera ubwo yagejeje aho bita Baitul Maqdis, ariko urugendo bita al-Isra. al-Isra ni ukuva hehe al-Masjid al-Haram al-Makka kugera Palestina kuri amusiga. ati bagiye nijoro, bagezeyo nk'uko bakora urugendo rwo kujya mu ijuru na Jibril. bageze ku ijuru rya mbere, Jibril asaba ko babakingurira. barangije baramubaza ati wowe urinde? abamarayika bamaze ngo ninde? arangije arasubiza ati ngiye Jibril. ati muri kumwe ninde? ati ni Muhammad sallallahu alaihi wasallama. bakimara kumva ibyo ngibyo bahita bavuga bati kandi yahawe ubutumwa. kandi yahawe iki? ubutumwa. barangije barafungura. yakiriwe na Adamu, yakiriwe na Isilamu na Adamu. arangije amwakira neza, anamusabira imigisha ku Mana. aragumya arazamuka, buri juru agenda agahura n'intumwa. ageze ku ijuru, bamwe bavuga ko ari ijuru rya gatandatu, abandi bakavuga ko ari irya gatanu, Allahu a'la wa a'lam. ariko imvugo nyinshi zivuga yuko ari ku rya gatandatu. kandi we atari umuyisilamu, niwe wamurindaga abanzi b'ubuyisilamu, niwe wamurindaga abagome bashakaga kumugirira nabi kuva mu buto bwe kugera mu bukuru bwe. ubwo yitabye Imana haciyeho igihe gitoya, bamwe bavuga ko ari amezi abiri, abandi bakavuga ko ari amezi arenga y'iminsi cyangwa se 3, ariko Allahu a'la wa a'lam, n'umudamu we Khadija abagize ute yitabye Imana. uwo mwaka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagize agahinda gakabije cyane, abamenyi bawise amul huzni, umwaka w'agahinda. ababize amateka ivuze uwo mwaka bagira ute baramumva, kubera ko nyuma y'uko ise wabo apfuye, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umudamu yakundaga cyane. nayirebye ko baganiriye Jibril
Ibrahim yaramubwiye ati yamusanze ku kirere ku ijuru rya karindwi yambwiye ati uze kumpera abantu bawe salamu nurangiza ubabwira ati ijuru riraryoshye. Ijuru rigize ute? Riraryoshye ngo itaka ryaryo ni subhanallah kandi ngo ibirimo byose ni subhanallah alhamdulillah. Kuvuga ayo magambo nibwo uzasangamo inzuzi zo mu ijuru, ibyiza imbuto n'ibyo byose. Nibwo yagiye Allah tabaraka wa taala arangije amutegeka isala, amuha isala 50. Yamuha isala zingahe? Arangije aramanuka agera ku ijuru rya gatandatu aho Musa twabonye ari, nimba atari rya gatanu, Allahu a'la wa a'lam. Agezeyo Musa amwazitse ni kinyagasani wawe yagira gute yagutegekaga wako Musa no kuva ari muzima twamuzi no. Arangije ambwa ati iswala 50. Ati subira kwa nyagasani wawe mubwire yorohereze abantu bawe kwako ntago bazashobora izo swala 50 n'abanje naragerageje biranga. Arangije asubirayo. Allah abwira Allah ati ya Allah orohereza umma yanje, swala 50 ni nyinshi. Allah yakuyeho 5 zonyine. Yakuyeho zingahe? 5 zonyine. Amaze gukuraho 5 arongera amanuka ahura na Musa ati Allah bigenze gute? Amazi uko bigenze. Ati yakuyeho 5. Ati hoya subirayo yongera kureho yorohereza abantu bawe. Ngo intumwe y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadisi atubwira ati yagumye kugenda hagati y'Imana na Musa asubira yagaruka. Musa ati subirayo uko nguko kugera ubwo yagiye. Allah aramubwira ati yawe intumwe y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutegetse sala 5, ariko umuntu uzasari isala imwe muri izo 5 azandikirwa ko yakoze isala 10. Ariho iyi hadith yavugiwe Allah avuga ati umuntu uzasari yani cyangwa se umuntu uzagambira gukora igikorwa ntagikore, Allah azamwandikira ikiza cyase nkuko yagikoze kikagira ute kikarangira. Ariko nagambira ikintu ntagikore, yani nagambira ikintu ntagikore Allah azamwandikira ikiza, ariko nagambira ikintu akagikora Allah azamwandikira kuva kuri za 70 kuzamura n'ibindi byiza kuzajya kuri za 700 mu bihembo. Arangije ni hadisi al-Qudus aramanuka. Musa aramubwira ati bagwaye zingahe? Ati 5. Ati subira bwe nyagasani yorohereza abantu bawe. Numwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ati ntago nasubirayo. Ngo Allah yagumye kugabanya ngeraho ngira isoni zo kongera kuvuga ngagira ute agabanye. Urumva yasubira bari kugira ute ako numwe y'Imana yagize isoni. Irangije ari nabwo mu rugendo hazamuka mu byo tutabonye yagiye abona abantu mu muriro avuga ati lamma urjabi maraltu biqaumin yakhmishuna ala wujuhim bi adfar an-nuhas. Ngo nabonye abantu bafite ibyara by'ibyuma bishwatagura mu bituza no mu buranga bwabo. Faqultu ndavuga ati man haula ya Jibril, barani bandewe Jibril. Ati haula alladhina yakuluna luhuma an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Ati nabantu baryaga inyama za bagenzi babo ndetse bakanarengera ibyubahiro bya bagenzi babo, ariko yeretswe umuriro, yerekwa ijuru, yerekwa ubutsiko buzabo, byose arabyerekwa. Arangije amaje guhabwa ubutumwa nkuko Allah tabaraka wa taala yabigamije cyase yabiteganyije. Yageze ku isi, amaje kugerayo abibwira abantu biwe yuko yakoze urugendo rwo kuva Isra akajya al-Mi'raj. Al-Mi'raj no kuva hari Baitul Maqdis twabonye ujya hehe mu ijuru. Umva biratandukanye. Isra twanye kari kuva kuri Makka kugera hehe kugera abayisilamu. Aha, noneho kuva Palestina Yerusalemu kugera mu ijuru nicyo bita al-Mi'raj. Byumvikanye noneho ageze mu bantu be avuga ati njyewe navuye hano Makka njya Baitul Maqdis mu ijoro rimwe. Abantu ati noneho n'umwe y'Imana yasaze. N'umwe y'Imana yagize ute? Ati noneho ntabwo ibyo biba kuko bo bakoraga urugendo rw'amezi 3
bari kubyurirwa. Barangije bajya kureba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Barangije bambwira ati none wa muntu wawe nawe kuko mbega basa nkaho baje kumva ko baba Abubakar yumva nkabo bari babuze impamvu yo yani bashaka ikintu cyerekane ko intumwa y'Imana yasaze cyangwa iri kubeshya ibyo bintu. Mbega bumvaga kubibaza ahantu naho umuntu akubwira ati ngiye mva hano hagera hari hakurya mu mezi 3, umuntu akubwira ati ngiye nagiye ijoro rimwe gusa, ntago wagira ute wabyemera. Arangije bajya kureba Abubakari. Abubakar arabumva uburyo bari kuvuga intumwa y'Imana ngo yari kubeshya ibyo bintu ntibishoboka, ati yasaze bamusebye. Arangije avuga ati ni intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze ayo magambo. Ati yego, ati nibyo. Kakuna Abubakari akiba umusilamu yumvisha intumwa y'Imana iri guhamagarira kalimatu la ilaha illallah, atayinjira idini. Baje amaze cyo kuki wabyemeye na utabanje kumenya ibyo byari byo. Ati nta namwe nigeze numva intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibeshya mu buzima bwayo. Kakuna umuntu bakuranye babanye no mu buvumo bari bo ari babiri bonyine. Ubwo Abubakar agiraga ubwo avuga ati intumwa y'Imana barayica. Abubakar avuga ati la tahzani wo kujyagahinda, inna Allaha ma'ana, Allah ari kumwe natwe. Abubakari barangije nubwo amushyigikiye ntago babyemeye. Baje bavuga ati rero tugiye kukubaza ibibazo, nimba koko umusigiti wawe ubonye tugiye kukubaza. Nta kindi bamubajije, ufite imiryango ingahe, esikariye zihari, amabara, ibintu mbega nkuko bakubwira ati wagezemo hano bakubaza ati se umusigiti ufite imiryango ingahe. Bakwaje ngo umusigiti ufite imiryango ingahe wakiruka. Ati hameze gute, hasa gute. Tuvuga ko ngo Malaika Jibril yawuzanye wose mu kiganza imbere y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bakajya bamubaza ati akagira gutya, ati ngibi ababisubiza byose. Barangije n'abatari barimo abayisilamu babaye iki, abayisilamu. Ibyo nibyo bitangaza byabaye muri urugendo rw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. والله أعلى وأعلم. وصلى اللهم على نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.